zose zakoze ibyaha kandi nta kindi kintu gishobora gutwikira ibyaha by'abo bantu miliyari esheshatu uretse amaraso ya Yesu Kristo. Ntabwo ari amaraso abonetse yose, ahubwo ni amaraso ya Yesu Kristo niyo ashobora gutwikira ibyaha bya miliyari esheshatu, ibyaha byose by'abo bantu, maze bakagaragara imbere y'Imana nk'abatarigeze gucumura. Haleluya. Amen. Amaze guhura n'umukiza atangira kubwiriza ubutumwa. Pastor wabwije kurenza Paulo. Pastor Paulsen ntabwo yabwiriza kurenza Paulo. Pastor Paulsen ni perezida wa General Conference w'icyo by'abatabazi musokanye. Ntabwo yabwiriza kurenza Paulo. Pastor Paulo arabwiriza ati ntimuzagira ifaranga mu mpemba. Harabuze Paulo yahembaga. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Paulo yahembaga. Ahubwo ngo yadodaga amahema akayagurisha, niho yakuraga ibyo kurya byo kumutunga. Ariko mpagaze ku maguru yombi ndahamye yuko hari abapasitoro wamubwira uti ntabwo uri bwongere guhemba ntiyongere kubwiriza, ntiyongere kubwiriza. Cyangwa bati umushahara wawe turawugabanyaho terekana ntabwo nongera kubwiriza, cyangwa ntabwo ajya no gusenga. Pastor Paulo nawe yahagara hariya akaririmba indirimbo umwami ngegete mwahe byose. Musaraba wa Yesu niho nabone y'uburuhukiro bw'iteka. Numva nduhutse rwose kuko iryo zina rye rihebuje kuruta yandi.